yari birthday yari. Ariko se mwigeze nk'abana muvuga muti reka twandikire undi muwanko mukuru, twandikire nka president wa Republika natwe aratuzi, tumubwire ko nk'abana twifuza kuvugana na papa wacu? Icyo mwigeze mugitekereza? Ikintu cyabaye numva ntabwo naciwe n'intege cyangwa twaciwe n'intege nuko njye mama yararwaye, yaba admitted muri hospice naho ujya hari iminsi ya nyuma isigaye. Hospice yandikira perezida through Judicial Commissioner mu Rwanda babasaba ko bakwemerera papa ko avugisha n'abatarafa arabanjira. Navuga hari ikintu cy'igisebe, ariko maybe nayo n'iyindi route twagerageza ko batwemerera kuvugana n'ababyeyi bacu, ariko hari ikintu cyatumye ducika intege cyane kuko icyo kintu cyo kwangira. Uyu ni Veronica Shandari. Veronica Shandari numwe mu bana muri aba bana babuze umubyeyi wabo, ariko reka ndaza kumugarukaho nyuma. Reka mbanze ngire icyo nsobanura. Hari amakuru menshi ari kuvugwa ubu ngubu hasigaye haraje social media, hasigaye haraje imbuga nkoranyambaga, ahantu hariho hose hari ibintu byinshi biri kuvugwa. Niba utabasha kubyumva reka nguhe resume y'akantu gato. Haracyashakishwa icyaba kishe Colonel Tom Byabagamba, haracyashakishwa icyaba cyamwishe kuko nta kiratangazwa. Umuryango we uracyashimangira ko bakeka ko yishwe. Umuryango we ntiwemera ibitangazwa ko yapfuye, ko ari urupfu rusanzwe. Barimo baravuga ko yaba yishwe, ariko abasesengura, abantu bagerageza kumva neza ibi bintu ngo barebe impande zombi, atari uguhagarara ku ruhande rumwe, babona ko Tom Byabagamba ashobora kuba yaragize agahinda gakabije. Ni cya gihe ucika intege, ugata icyizere cy'ubuzima, ibintu byose, ku buryo n'akarwara kariko kose kagufata kahita kaguhuhura. Ngira ngo murabyumva. Ni cya gihe uba ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuza cyanaguhitana. Niko aba birebera mu mboni z'impande zombi bakareba, niko babivuga. Ariko umuryango wo uracyashimangira ku kuba uvuga ko umubyeyi wabo yishwe. Baragendera kuki? Baragendera ku biherutse kuba, ku bya Rusagara uherutse gupfa, bakagendera ku byo yaziraga, ibyo cyane cyane ibyaha yashinjwaga, bakavuga bati ibi ni ibyaha bya politiki. Ngira ngo muranibuka ko bari baranditse, hari ibaruwa abadepite b'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza banditse basaba perezida wa Repubulika ko yarekura Tom Byabagamba ndetse n'uyu Frank Rusagara. Iki kintu kugira ngo ucyumve neza nuko umugore wa Rusagara yari yagiye kuba mu Bwongereza, abana be nabo baba mu Bwongereza. Iri jwi twumvaga ni iry'umwana wa Rusagara. Uyu mwana rero akaba yitwa Veronica Shandari, akaba ari mu gihe basobanuraga iby'iyi baruwa bari barandikiye perezida wa Repubulika bavuga ko ababyeyi babo bafite uburwayi bukomeye, basaba ko ababyeyi babo bafungurwa. Basabaga ko Rusagara yafungurwa ndetse na Tom Byabagamba ko bafungurwa kubera uburwayi bwabo, kubera kuko ibi bihugu byo muri western countries werekana icyo ushingira beretse inteko, kubera ko hari ngira ngo byari muri cya gihe, sinzi niba mubyibuka, Kizito Mihigo yarafunguwe ndetse na Victoire Ingabire nawe arafungurwa. Bafungurwa kubera iki? Bafungurwa kubera imbabazi za perezida wa Repubulika.
bari bafite ibyo bashinjwa barabihamijwe n'inkiko, ariko kubera ko perezida afite ububasha bw'ikirenga arabababarira. ni nacyo n'aba basabye, kubera ko perezida arajya kujya mu nama ya Commonwealth kandi ari inama ahuramo n'abayobozi, ari inama ahuramo n'iyi miryango ikomeye iharanira uburenganzira bwa muntu, kandi myinshi muri iyi miryango ifite ijambo rikomeye cyane mu Bwongereza. Basabye rero ko Ubwongereza babicishije mu nteko ishinga amategeko, basaba ko ababyeyi babo bafungurwa. Niho bari bafite icyizere cy'uko bashobora gufungurwa. Ni nayo mpamvu wenda ku bantu bagiye babibona bicicikana, batumvise neza ibyo ari byo, ndetse na perezida baje kubimubazaho, ndaza kubishyiramo nabyo, ariko reka tubanze twumve iri jambo by'ubu busabe, twumve neza ese muri iyi baruwa hari hakubiyemo ibiki, ubundi muri baruwa hari hakubiyemo ibiki, noneho twumve n'impamvu bari basabye. Reka nshyiremo ijambo rya Veronica Shandari, iri jambo ikiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, tubanze twumve neza igisobanuro icyo aba bana basabaga. Ubundi kuri telefone iri kumwe n'umukobwa wa General Frank Rusagara, Veronica Shandari, kaze neza ku Ijwi rya Amerika. Ego mwiriwe. Amakuru yanyu ni meza. Bariya badepite bamenye gute ikibazo cya papa wawe ndetse n'icya so wanyu? Papa na Uncle Tom bahagariwe na organization yitwa Freedom Now, ikorera muri Amerika, n'ahangaha bafasha abafungwa ku isi hose, cyane cyane abari political cyangwa conscious prisoners. So nibo bafashije kwandikira aba badepite, ariko nanjye umwe ni MP wanje witwa Dr. Matthew Offord, undi witwa Rosie Duffield, MP wa mutaza wanje muto. Twarabaprochinze tubasobanurira ikibazo, cyane cyane ko barwaye kandi tutizera amaherezo ya court, kandi bashize igihe kinini bafungiwe mu kato. Uretse bariya badepite b'Abongereza, hari abandi bantu mwitabaje bo mu bindi bihugu kugira ngo bashobore kubafasha kugera ku cyo mwifuza? Yego, umwaka ushize habaye congressional hearing yo kuri human rights ya Tom Lantos Commission. Nagize amahirwe yo mvugira ku bibazo family yanjye irimo gucamo, human rights violations irimo kuba mu Rwanda, ko atari family yanjye gusa ariko hari n'abandi. Aho ngaho nabonye na opportunity yo kubona n'abandi aba senators n'aba congressmen muri Amerika. Ariko n'ikindi nuko muri 2017 UN yakoze report yandikira ko aba bantu bafungiwe bitemerewe n'amategeko mpuzamahanga, babasaba kuba released. None ndumva mwagiye muri Amerika muvugana n'ibihugu binyuranye, ariko se hari ibihugu yenda byaba bigize nk'umuryango wa Commonwealth uhuriyemo n'u Rwanda mwaba mwaritabaje kugira ngo rushobore kubagereraho mutigerera, rubasabire yuko ababyeyi banyu barekurwa? Yego, ba MP nabo twabasabye nukubaza Foreign and Commonwealth Office ko hari human rights violations zihari, cyane cyane bijyanye na papa na uncle. Mbese magingo aya mushobora kuvugana n'ababyeyi banyu, ubwo burenganzira bwo murabubona, murabavugisha? Oya, ntabwo ubwo burenganzira turabugira. Tunabugira papa tumuheruka mu 2013. Duheruka no kuvugana nawe umunsi yafunzwe tariki 17 z'ukwezi kwa munani 2014. Twaherukanye kuvugana nawe umunsi warushize kuko yari birthday yari. Ariko se mwigeze nk'abana muvuga muti reka twandikire undi muwanko mukuru, twandikire nka Perezida wa Repubulika natwe aratuzi, tumubwire ko nk'abana twifuza kuvugana na papa wacu? Icyo mwigeze mugitekereza?
ikintu cyabaye numva ntabwo naciwe n'intege cyangwa twaciwe n'intege ni uko igihe mama yari arwaye yaba admitted muri hospice naho ujya hari iminsi ya nyuma isigaye hospice yandikira perezida na through British High Commissioner mu Rwanda babasaba ko bakwemerera papa ko avugisha mama tarapfa arabanjira navuga hari ikintu cy'igisebe ariko maybe nayo ni iyindi route twagerageza ko batwemerera kuvugana n'ababyeyi bacu ariko hari ikintu cyatumye ducika intege cyane kuko icyo kintu cyo kwangira papa kuvugisha mama ari mu minsi ye ya nyuma cyari kibabaza cyane. Aha rero ni mu gihe mama wabo yari yarwaye basaba ko se wabo Rusagara yabasha gufungurwa akaba yavugana na mama wabo akaba ndetse yabasha no kuza agafungurwa wenda akabasura. Aba badepite rero impamvu bumvise ibaruwa bakanayandika bakanasaba ko bayigeza kuri perezida wa repubulika harimo impamvu z'uko batekerezaga ko bishoboka, batekerezaga ko ari amahirwe ya nyuma y'uko bashobora kurekurwa. Reka twumve ikiganiro kirambuye kibikubiye muri iyi baruwa. Mwibaruwa banditse abo badepite uko ari batandatu barangajwe imbere na Baronesse de Souza wigeze no kuyobora Sena y'Ubwongereza bagaragarije Perezida Kagame ko batewe impungenge no kubona General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bakomeje gufungwa. Bamwibukije ko abo bagabo bombi bahesheje u Rwanda ishema mu mirimo bakoze. Bibukije kandi ko ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu muri 2016 ariho bahamwe n'ibyaha bari bakurikiranyweho gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi no kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Kuri ibyo byaha nk'uko byibutswa n'abadepite b'Abongereza hiyongeraho guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha ubugenzacyaha kimwe n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu Colonel Tom Byabagamba akurikiranyweho. Abo badepite kandi banibutsa ko nubwo Frank Rusagara yari umusivile bitabujije ko yakiriwe urubanza n'urukiko rwa gisirikare. Bombi bakatiwe imyaka 20 y'igifungo kuri General Rusagara na 21 kuri Colonel Byabagamba, hakiyongeraho kwamburwa impeta za gisirikare aho hari mu rwego rwa mbere mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Aha rero ni naho abadepite b'Abongereza bahera babwira Perezida Paul Kagame bati turi mu bishimira iterambere ry'u Rwanda muri imyaka isaga 30 ishize, cyane cyane intambwe yatewe mu kubaka u Rwanda rwa bose nta uhejwe. Bongeraho bati ariko dutewe impungenge no kubona urukiko rwarahaye ibihano bidafite aho bihuriye n'ibyaha ku bantu bigaragara ko bafite ibibazo by'ubuzima. Ibaruwa yabo badepite yungamiti duhereye ku mpamvu z'ubumuntu dusanga General Rusagara na Colonel Byabagamba bakwiye kurekurwa kubera ko gukomeza kubafunga kandi bafite indwara bagombye kuba bivuriza hanze bibongerera ubumuga. Bibutsa Perezida w'u Rwanda ko General Frank Rusagara yagize ibyago agapfusha umufasha we ari muri gereza, abana bagasigara bonyine, bakaba batifuza kubona umubyeyi wabo akomeje gutikirira muri gereza. Ibyaha byose Frank Rusagara na Tom Byabagamba baregwa byose barabihakana, bakavuga ko bishingiye kuri politiki kuko bumvikanisha ko bazira ababo bahunze batagicana uwakana ubutegetsi bw'u Rwanda. Mwibaruwa yabo abadepite b'Abongereza baragira bati kurekura Frank Rusagara na Tom Byabagamba bizagaragariza u Rwanda ndetse n'amahanga yose ko u Rwanda rugirira impuhwe abagororwa barwaye kandi bafunzwe igihe kirekire. U Rwanda ruri mu muryango wa Commonwealth uhuriweho n'ibihugu 53 bivuga ururimi rw'icyongereza. Mu mwaka wa 2013 uwo muryango wemeje amahame ngenderwaho Charter mu izina
ihema ry'abaturage bawo asaba buri gihugu kiwugize kubahiriza amahame ya demokarasi, uburenganzira bwa kiremwa muntu, kwishyura ukizana no kutaniganwa ijambo ndetse no gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko. Nibutse kandi ko mu kwezi kwa 12 muri 2017 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe abafunzwe bazira kamama kari kemeje ko General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bafashwe mu buryo budakurikije amategeko mpuzamahanga, bityo kasabye ko barekurwa. Subwa mbere kandi abanyamahanga basaba leta y'u Rwanda kurekura imfungwa za politiki. Mu kwezi kwa 9 umwaka ushize abanyarwanda Kizito Mihigo na Victoire Ingabire bari bafunze barekuwe bahawe imbabazi na Perezida w'u Rwanda. Naho umunyapolitike Diane Shima Rwigara n'umubyeyi we Adeline Rwigara barekuwe by'agateganyo mu kwezi kwa 10 muri 2018, nyuma mu kwezi kwa 12 urukiko rukuru rubagira bere. Aha, murumva ko rero aba badepite b'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza bashingiraga ku kuvuga ko aba basirikare bakomeye bakuru bagize uruhare mu kubohora igihugu, bakoze imirimo ikomeye ku gihugu, bakaba basaba ko barekurwa, cyane cyane ko uyu Rusagara yagize ibyago umugore we akitaba Imana, bakavuga bati aramutse afunguwe nibura yajya gufasha abana, akarera abana aho ko abana baba imfubyi kandi se agihari. Ku bw'amahirwe make ntibyakunze, ndetse anitaba Imana mu mwaka washize, yitabye Imana. Perezida wa Repubulika iki kibazo Albert Rudatsimburwa yarakimubajije muri press conference, muri zino press conference ziba buri gihembwe, arakimubaza aravuga ati ese iyi baruwa warayibonye? Umva amagambo twabishyize mu Kinyarwanda kugira ngo byumve neza, umva uko Perezida wa Repubulika yabisubije bamaze kumubaza iby'iki kibazo n'iyi baruwa aba badepite banditse twari tumaze kuvugaho. Umva uko yabisubije. I read the letter supposedly sent to me. Nasomye ibaruwa ntekereza ko yari ingenewe, gusa nayisomye mu makuru ya social media sinigeze nyakira, ariko nkeka ko inzego zimwe na zimwe za guverinoma zishobora kuba zarayakiriye. Mbere na mbere ibigize bishobora kuba byaratanzwe nabi umurongo utariho, address wrong kuva bigitangira. Simbona ko harya yari baruwa ifunguye cyangwa ahari yari baruwa ifunguye n'ubundi ariko yari igenewe jewe. Gusa nanone ntekereza ko yatanzwe nabi. Ntekereza ko bidakwiye ko abadepite b'Ubwongereza banyandikira ibaruwa ivuga ku butabera, ku kibazo cy'abi mu butabera. Simbona ishingiro ryabo, sinumva icyo bagendeyeho mbere yuko ngira icyo mbivugaho. Ariko kandi mbere uko mvuga kuri izi facts ibyo turi kuvugaho, ntekereza ko ibyo bavuga bipfuye. It is wrong. Kubera iki bipfuye? Reka mvuge kuri case imwe nafite amakuru. Hari case nyinshi ariko reka dukoresha imwe. Hari case imaze igihe mu Bwongereza ijyanye n'abakoze genocide bamaze imyaka mu Bwongereza, bamaze nk'imyaka 10 cyangwa 20, aho nta bimenyetso bigendeho namba badakurikiranwa. Ntekereza ko 4 cyangwa 5 cyangwa 5 abo nta kintu kimwe kigendeho banze kubaduha ngo tubaburanishe, nta no kubigenzura kundi. Twarabwiye duti niba mutabaduha fine, ariko nibura mwe nibaburanishe babere cyangwa hamwe n'ibyaha. Aho gukora ibyo baraza ahubwo bakavuga ngo abangaba ariko ntacyo atwaye, aba nta ribi bikorera aho ngaho. Twarabwiye duti nk'ibimenyetso nimajyana imbere y'inkiko zanyu, bakaza bakatubwira bati no inkiko zacu ntabwo zaburanisha ibintu nk'ibyo. All we are asking for is justice. Here is the evidence of what these people involved in. Try them in your courts. Then the issue is no, our courts, our laws cannot try them. So what do you want us to do? Tukabaza tuti se none murashaka ko dukora iki? Cwe ahari bagiye mu mpapuro zabo na detaye basanga batabishobora kuranisha, gusa nta kindi babikozeho in that regard. Muri make ikibazo suka abantu bamwa n'ibya by'ubwicanyi cyangwa se kugira muri byo kugezwa muri trial ni hari ikibazo. Ico nico cakawe substance, mbese bakavuga bati oya mwe murabesha abantu nabere ntarore bagize mwitsemba n'ubwicanyi, cyangwa bakavuga ko turi mukuri.
ariko icyo ntumva ni ibyifuzo byabo uyu munsi kandi bo baranze ibyifuzo byacu maze gusobanura. Abo nibo abantu biyita bafite values zisumba iz'abandi kandi ngo baha amateka uko ari, ibyo ntacyo bitwaye. Kandi ntabwo ndi buze guhutaza ukwishyura ukizana ko umuntu ari wese yumva uko bashaka. Abantu barimo bavuga ubutabera iwacu bakabanje bakaribaza ubwabo bifiteho muri systeme yabo, niba koko ari impuhwe badufitiye, kuki badahera ku butabera bw'abantu biciwe muri jenoside, ababice bakaba bacumbitse iwabo mu gihugu cyabo bidegembya. Abo si abantu bateye nka jenoside, oya ni abayikoze direct. Umuntu ndetse ashatse avuga ku Bwongereza bubarindira umutekano kuko babahaye uburenganzira bwo gutura byemewe n'amategeko. Ubwo umuntu yaravuga ko barinzwe no mategeko, legally protected. Citizenship, they are legally there. So, and by legally protected against. Nabivuze abantu abadepite b'Ubwongereza bakabari konsandi n'ikibazo kizima nka giro kimaze imyaka irenga 10. Nta baruwa n'imwe nigeze menya yabandikiwe ibabaza uko bitwe muri icyo kibazo, ariko bari bumva mu bubasha bwo kwandikira ibaruwa batanayandikiye umushinjacyaha mukuru urebwa n'icyo kibazo cyangwa se abadepite bagenzi babo bakayandikira perezida, uretse ko batanantekereza nka perezida. Abafite akoro gato ku bayobozi b'ibindi bihugu ni gake nabonye bamfata nka perezida, ariko ibyo ntacyo bitwaye. Twaje kumenyera ko ariko bimeze. Countries and their leaders and institutions that we have again come to get used to, we have no complaint. We live their life, we live our lives, and twe tuba ubuzima bwacu, bityo bemerewe kudutekereza uko bashatse bakadufata uko bashatse. Ibyo nta kibazo mbifiteho. Nicyo ushaka ko mvuga kuri iyo case rero, sinzi ko bajya babitekereza ukuntu barushaho gukomeza ikibazo cyabo bibwira ko baba bari kubavuganira. How complicated they make it. Ikibazo cyabo baragikomeza kuruta uko cyari kimeze. Nakwifuje kubagiramo inama mu ibanga ko baremereza ikibazo cyabo kuruta uko bacyorosha. They make it complicated. Baba batekereza ko bari kubavuganira, ariko ntekereza ko uburyo ikibazo giteye nka kiriya gitakiwa complicated kurusha uko bacorosha, bita byongera ikibazo nka kiriya uburemere. Rero ndaza kureka kesi yabo yigwe n'umucamanza mukuru na Anthony General, ariko ubundi kubabo ubwabo bansa kwivanga nako kugira uruhare mu gukemura iki kibazo bigaragaza indi nenge. Ubusanzwe nibo badushinja kwivanga mu tabera, ibyo bakabigira ikibazo gikomeye cyane acyuzaze and make it a case. Ariko kakanya bari kudusaba kubibakorera kubera ko biri mu nyungu zabo, bari kubyandikira perezida ngo abikore. Ibyo bisobanuye sinkizi. They think they are doing good things in favor of the people they are talking about. But I think such a concerns of that nature that complicate cases even more. Murumva rero ko Perezida wa Repubulika yabitewe utwatsi, ndetse avuga ko ahubwo abakomeza gusaba ko aba Colonel Tom Byabagamba na Rusagara barekurwa barushaho gukomeza ikibazo aho kugira ngo bacyoroshye. Avuga ko barushagaho kugikomeza bakarushaho kukigira kibi. Hari byinshi umuntu yavuga kuri Tom Byabagamba, ariko nasabye Eric bagira ubusa nk'umuntu twiganye ankorera akarezime gatoya kavuga ku buzima bwe, ku buryo urubanza rwe rwagenze, cyane cyane kuko urubanza rwe ruri mu manza zagiye zikomera cyane kuko bavugagamo amagambo akomeye. Ahubwo nkeka ko iyo ruza kuba muri ibi bihe bari kuruburanira mu muhezo, kuko harimo byinshi bajye bavugamo nk'amagambo yavuze. Bavuga ukuntu yisokoresheje ngo ibendera ry'igihugu akanga kwiterera isaruti, akavuga ati RDF nzi narwaniye siyo ndi kubona. Nubwo abantu bavuga ko ngo uyu muryango uri mu muryango wari waratoneshejwe, ariko bikanga bikaba iby'ubusa, bakavuga bati baratanye. Ariko nyine icyo nge mbona impfu nk'izi, impfu zidasobanutse kubera ko haje social media, kubera ko bisigaye bigoye. Urupfu nk'uru rushobora gutuma abantu bahera mu rujijo. Ni byiza ko hajya hatangwa amakuru arambuye. Si n'urupfu, ikintu icyo ari cyo cyose gishobora guteza urujijo. Niba bavuze ngo umuntu yapfuye yishwe n'impanuka, niba koko yishwe n'impanuka, bisaba ngo
inzego zibishinzwe zishyire hanze detaye zose kugira ngo abantu babibone, ariko nibatabishyira hanze ni hahandi rero abantu batangira kuvuga bati koko turakeka ko yishwe kubera ko nta detaye tubona. Iyo mpanuka wamugonze ninde, iyo mpanuka byose niba bitari hanze niho bituma abantu baza gukekeranya. Kandi ubu ngubu rero nta gitangira bikigira kubera ko social media zaraje, abantu bose bafite ijambo, bafite amatelefone, bafite uburenganzira bwo kuvuga icyo bashatse icyo ari cyo cyose, kandi barareba uko ahandi ku isi bimeze, uko bigenda, ibyo babona nabo bakabasha kubivuga. Rero biragoye cyane mu gihe havuzwe ngo urupfu ariko ntihasobanurwe detaye ziri inyuma, niba koko zihari, niba zidatanzwe ubwo niho abantu bahera batangira kuvuga ibi byose biba biri kuvugwa. So mbere yuko nshyiramo Eric bagira ubusa, reka mbanze mbahe analyse z'umuntu twaganiriye. Ibyo avuga byose si uko mbyemera, ariko mwumve umuntu ushobora gutekereza ku mpande zombi icyo atekereza ku by'uru rupfu, icyo atekereza gishobora kuba cyaba nk'impamvu yishe Tom Byabagamba. Ndimo kwanalizinga ntabwo ari ibintu z'ibyamubayeho, niho ngomba gutekereza environment ufungiwemo. Gufungwa byo byakabaye ibyo, ariko gufungirwa hariya ahantu wowe ubwawe uzi, ahantu wowe ubwawe watunganije, ahantu wowe ubwawe waje uje gutunganya kugira ngo habe nyabagendwa, ariko wowe umutekano wahaye abandi ukanawuha na shobuja wowe ukawuhaburira. Ubundi ugatangira kubona abana bigaga muri primaire cyangwa se ahubwo babohereza kugucunaguza, kubwira ko bashakaga koreka igihugu, bagucyurira babatumye ngo bagutriggeringe mu mutwe, psychologically bakwa affecting. Ndagwa nk'urugero igihe bura Rusagara yakundaga gusoma cyane kuko yari doctor, yari umuntu wigishijwe economist, yarize n'amategeko. So n'umuntu bakunda gusoma cyane, yakundaga gusoma ubundi akanandika, atari kuvuga ngo arandika ibyo azashyira mu gitabo, ariko hari igihe yanotaga ibyo asomye kugira ngo azabisubireho. Hanyuma baje kumureka ajyamwo muri Mabusa, bamwe afitemo nk'ibitabo, ariko bakajya bahengera ku manywa, urabizi izuba rya hariya, bakaza bakavuga ngo barimo gutunganya, wari ikintu batunganya hejuru, bagakuraho ibati hejuru, izuba rigahita ritunga muri Mabusa hari, cyangwa bakaguma bakubita inyundo ku mabati, ari uburyo gusa bwo kumuhangayikisha mubuze amahoro. So ni ibintu ubona ko hari abafunga nabi, kandi abagufunze ntabwo baba bakuzi ku buryo wenda bagucira karuruteka. Ibyo bintu byose rero biteranije ukabireba, usanga bishobora ku affecting umuntu. Kino rero nashaka kugira ngo nkusorezeho nkubwira ku kibazo warubaje. Nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo hari igihano uha umuntu nk'icyo ngicyo. Hari n'ibindi biba byarabaye tutazi, nko kukubuza kubona abana bawe ntibagusure, madamu wawe ntagusure, ukabaho udasurwa, bakakudimotinga, ukajya mu rukiko wibura naho wisobanura, bakavuga ngo wibye telefoni. Ibintu biri aho ngaho byoroshye kubisobanura. So ntabwo rero navuga ngo biriya bintu ntabwo twabigiyemo kugira ngo tuzahembwe gukira, ariko nta nubwo twabigiyemo kugira ngo tuzahembwe kwicwa. Ubundi ugomba no kwibuka ko service, national service ibireba bene igihugu, ni nayo mpamvu tutazigera tumera nka Kongo. Abana bacu bazahora bitangira igihugu cyabo, ariko nta nubwo twifuza ko abantu bazajya bitangira igihugu kuri level nk'iriya hanyuma bakarangira nk'uko. Nubwo bwose natwe tuba tutararangiye uko nguko, ni amahirwe, ariko biba bisa nkaho byari bigenda, usibye ko n'ubu bitararangira kuko ntabwo birarangira reka. Urumva rero ko avuga ko umuntu kubohora igihugu, umuntu gukora inshingano zikomeye agapfa urupfu nkuru bitera ubwoba n'abandi bajya mu nshingano, kubera ko ntiwamenya ese ikosa nta bundi buryo ryakosorwa, aho kugira ngo umuntu witangiye igihugu, umuntu wakoze inshingano zikomeye apfe urupfu nkuru. Reka nsabe Eric bagira ubusa aduhe samari ntoya ku rubanza rwa Colonel Tom Byabagamba. Ni rumwe mu manza zakomeye kuko yagiye avugwaho ibintu byinshi cyane, Darfur byagiye biba amagambo akomeye, umuntu witabiraga kuri soneri y'ijambo rya His Excellence Paul Kagame, byinshi byagiye bivugwa.
harimo wenda ibyo waba utarumvise, reka mbareke mukurikirane ijambo ryose. Yavuze ko muri gereza hakigaragara ivangura kuko ngo bamusura batemererwa gusura muramu we General Frank Rusagara, kandi ko n'abasura General Rusagara batemererwa gusura Colonel Tom Byabagamba, asaba ko ibyo byahagarara. Urukiko ruvuga ko rwo rufata ibyemezo bigashyirwa mu bikorwa n'izindi nzego. Ni ingingo umushinjacyaha Kapiteni Faustin Nzakamwita asanga kuyizamura kuri uru rwego nta kindi gamije uretse gutinza urubanza. Maître Valerie Gakunzi wunganira Colonel Byabagamba akavuga ko iyi nzitizi yagombye gusuzumwa urwego akagira uburenganzira yemererwa n'amategeko. Umucamanza yahise ategeka ko urubanza rukomeza. Colonel Byabagamba agasobanura impamvu yashingiyeho ajurira. Colonel Byabagamba mu myiregure yakomeje kwibanda ku cyafata nka nyirabayazana w'ifungwa rye, maze urukiko rukamwibutsa ko ari rwo ruyoboye iburanisha atagomba kugaruka ku bitari mu ngingo z'ubujurire. Ni ingingo yakunze kurakaza uregwa, maze akibutsa umucamanza ukuriye iburanisha ko amufiteho icyo yita bias. Ni nko kumubwira ko abogamye kuko ngo yabuza guregwa kuvuga iby'urubanza rwe kuko ngo yamucaga mu ijambo ataranabivuga ngo yumve ibyo avuga. Yavuze ko ibyaregwa byose bitabayeho, ahubwo ko icyabayeho hari ukumuhimbira ibyaha kubera impamvu zitandukanye. Yibukije urukiko ko igihugu kigendera kuri repubulika, abaturage aribo bishyiriraho ubutegetsi bugakora mu izina ryabo. Ati kuvuga ngo wanenze leta wishyiriyeho byashoboka bite ko byakwitwa icyaha. Yibukije ko mu kwezi kwa karindwi u Rwanda rwizihiza umunsi wo kwibohora. Ati kwibohora bivuze byinshi, sosiyete yubakiye ku butabera, imvururu n'ibihuha ntibyayihungabanya. Ati dutangiza urugamba rwo kwibohora ntitwarwanyaga ibihuha, twarwanyaga akarengane. Colonel Byabagamba kucyo afata nka nyirabayazana w'ifungwa rye mu rukiko yabariye umucamanza inkuru mpimbano yahoze mu bitabo by'amashuri abanza y'ikirura n'umwana w'intama ashaka kugaragaza ko azira mukuru we David Himbara. Uyu wahoze ari umujyanama wa Perezida Paul Kagame ashyirwa ku lisiti y'umukara mu badacana uwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Colonel Byabagamba yavuze ko kuva mu mwaka wa 2010 Himbara yahunga igihugu yamye amubazwaho. Yavuze ko atashobora kubara inshuro yamubajijweho, kandi ko atari we wenyine byagizeho ingaruka gusa, kuko ngo Dani Munyuzi igihe yari yungirije umukuru wa polisi yahamagaje umugore wa Byabagamba Mary Bayine amubaza ibyo aganira n'umugabo we mu rugo. Yavuze ko no mu butegetsi bw'ubunyamabanga mukuru bw'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi bahoraga bahamagaza umugore we. Yabwiye urukiko ko wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana James Musoni yamuhamagaye ashaka kumenya uruhande rwe ku matora y'umukuru w'igihugu ya 2017. Yagize ati ntibyarangiriye aho kuri kurazwa, bamfunze barakuzi, nanjye ufunzwe ndakuzi, ntibyarangiriye aho najyanywe muri gereza ngo bagaragaze ko bishingiye ku mategeko. Urukiko ntirwahwemye kumwibutsa ko atandukira icyarimwe bamwe mu bacamanza bigaragara ko bumijwe n'imyiregure ya Colonel Byabagamba, bakamusaba kuguma ku cyemezo cy'urukiko rwa mbere. Yabasubije ko batagomba kumuzirika kuri icyo cyemezo kandi ari nacyo yanenze akakijuririra. Colonel Byabagamba yabwiye urukiko ko mu 2014 mu cyumweru cya mbere yuko afungwa General James Kabarebe wari minisitiri w'ingabo yashushe n'umuburira ko yashoboraga gufungwa nubwo kuri Colonel Byabagamba byari bimaze iminsi abibona. Yabwiye umucamanza ko ari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo n'ukuriye perereza General Kabarebe. Yamubwiye ati Colonel Tom, hari byinshi waciyemo nk'umusirikare, cyaba cyose ntuzatekereze guhunga igihugu. Yavuze ko urukiko rwa gisirikare rwamuhamije icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nta bimenyetso rushingiyeho. Yikomye ubushinjacyaha n'urukiko rwa gisirikare gukoranira bya hafi bagoreka imvugo z'abatangabuhamya bagamije kumuzirikaho ibyaha. Hari abatangabuhamya 7 bagombye kuba barumviswe ku rwego rwa mbere bamushinja, ariko aravuga ko kubera Colonel Bukenya wabimburiye abandi yageze mu rukiko akivuguruza icyumba kikiyamirira ngo umucamanza yahise yanzura kutazatumiza abandi. Baramushinja ibyaha byo gusebya leta cyangwa perezida wa repubulika bikomoka ku magambo yavugiye Juba muri Sudani y'Epfo aho yari mu butumwa bw'amahoro. Aravuga ko igitangaje bamwe mu bamushinja ayo magambo bavuga ko bayamenye bakayatangaza nyuma y'umwaka, kandi ko bamwe mu barimo General Muganga ngo ntibigeze bakandagira Juba. Aravuga ko imyitwarire y'urukiko rwa mbere yamuvukije uburenganzira bwo kwiregura ngo avuguruza abasirikare bagenzi be, kandi ko byaba byiza kuri inshuro bakagaragara bakavuguruzanya imbona nkubone. Iburanisha ryasoje uyu wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda perezida w'u Rwanda Paul Kagame atarasoza kwiregura, ari nayo mpamvu ubushinjacyaha butarasubiza ku myiregurire. Ndagushimiye cyane wowe abanye natwe kuva video itangiye kugeza irangiye. Turaza guhurira muri video zakunzwe kurusha izindi. Hari amakuru menshi twabikozeho, hari izindi nkuru zitandukanye twabikozeho. Reka duhurire muri video zakunzwe kurusha izindi. Ciao, bye.